kuganira umutima wawe ni kibuga. Iyi mikrofone muyitengeneze neza. Umutima w'umuntu ni kibuga intambara zize ziberamo. Rero nizo rero tugiye kuganira mu minota mikeya. Ikibuga, umutima w'umuntu ni kibuga kiberamo intambara y'imyuka. Iyo myuka iba mu mutima w'umuntu ni imyuka itatu. Umwuka wa mbere uba muri uwo mutima ni umwuka w'Imana. Umwuka wa kabiri ni umwuka wa Satani. Umwuka wa gatatu ni umwuka w'umuntu. Ibyo ni imyuka itatu iba mu muntu. Amen. Ni ukuvuga ngo rero umuntu asa n'umwuka uganje. Turi kumwe? Tegere neza cyane. Haleluya. Umuntu asa n'umwuka watsinze iyitatu muri itatu. Niyo shusho y'umuntu. Niko umuntu asa. Ukuvuga ngo dusa buki. Dusa n'imyuka iganje muri twe. Umwuka ukuyoboye niyo shusho yawe. Ni gusa. Kubera ko umwuka yabuze hejuru y'ururimi, uravuga ngo ururimi ruzagwirarira cyane kuko rushobora kuvuga ibyo rudashoboye. Siko bimeze? Cyo bituma iyo umuntu akeneye kugira ngo yemeze abantu kuko ibyo yayavuga rukuri azarahira. Nategereye? Ururimi ruzarurahira ariko umutima ukamubwira ngo ya. Ariko ururimi ibyo rukama ruba ngo ni ukuri kw'Imana, ariko umutima ukuri ukavuga ngo ya. Ukuvuga ngo rero ururimi kurahira si ikimenyetso cyo kuvuga ukuri. Nicyo gituma Imana yanga barahira. Birabujijwe iyo umuntu arahira ni icyaha. Uzazumva abantu bejo ngo ni ukuri kw'Imana, ngo n'izina ry'Imana ni icyaha. Murasoma amakuru ya Yesu muri Matayo. Niba utimukarahira. Nuko azi ko kurahira abantu benshi bakoresha indahiro ari kugira ngo bemeze abantu kuko ejo bavuga kuri, ariko imitima yabo itabyemeza. Cyo tumarero tubanze dushambure umwuka wo kurahira. Amen. Haleluya. Yarabivuze. Yes. Wewe yaravuze utimukarahira. Ibintu bitatu tutagomba kurahira ni Imana, cya kabiri ni ijuru, cya gatatu ni umutwe wawe. Uzabona bene ati ubona ngo Imana kuri iyi abavuze ngo wamana abakoze ukudashobora kweza agasatsi cyangwa ukirabuza. Wari ku ijambo ryanyu ngo ribe yego cyangwa andi magambo avuye aho bavuye kuri Shetani. Tuwasome abashaka kuri Matayo. Mutumwe yarambwiye kuza cyane arangwa ngo niba kicuri iryo jambo ko riba muri ni muri Yakobo ni Matayo gatanu. Yego. Haleluya. Umurongo wa 5:38 byo nitangazo rito gusa kuri bene wacu bazakarahira cyane nayo bavuga n'ijambo ry'Imana ariko bakarahira tibyembe mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rizahora igirije kuri 33 kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo tukarahire ikinyoma, ahubwo ukorere umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko jewe Yesu ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru kuko ari iryo ntebe y'Imana, cyangwa isi yuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Ariko kandi tukarahira umutwe wawe kuko utabasha kweza agasatsi kamwe cyangwa gukirabuza, ahubwo ijambo ryawe ryanyu ribe yego oya, ibirenze ibyo bituruka ku mubi.
kurya nta mwuka wo kubwira ngo rahira Imana ni umwuka mubi gusa ubwaje bazi dushamburiye nyuki turashambura bikomeye Bizina rya Yesu. rero tugiye kuganira imyuka itatu ikorera mu kibuga cy'umuntu. Iyo myuka rero niho intambara ziza zibera, niyo ziza zirangirira. Hanyuma umubiri uzi ukora icumwuka watsinze utegetse. Amen. Amen. Nagere kino kintu cyane. Kubera ko amen. Aho. Iyo umuntu akijijwe abavutse ubwa kabiri ahabwa umwuka wera. Ababaye umwanzi umwuka wa Satani. Nukuvuga ngo Imana ni umwuka, Satani ni umwuka. Nico bituma rero mu mutima w'umuntu hakore ni ikibuga cy'umwuka. Ni ikibuga kigwaniramo umwuka. Nico bituma rero hariya mu Bagalatiya iyo haraba ngo muyobogwe n'umwuka kugira ngo mubashe gukora izo kamere irarikira. Mbese muyobogwe n'umwuka wera kugira ngo mubashe gukora izo kamere itararikira. Sikwemeze nukuvuga ngo kuko izo kamere ishaka bihabanye n'iz'umwuka ashaka. Nukuvuga ngo izo zose bikorera mu muntu. Sikwemeze nukuvuga ngo rero umuntu akora, umubiri ukora bijanye n'icyatsinzwe mu mwuka cyangwa icyatsinze mu mwuka. Nico gituma rero umutima w'umuntu arimo haba ikibuga gikomeye cyane. Hanyuma umuntu afite imbaraga zo guhitamo umwuka uyobora mu buzima bwe. Nukuvuga ngo rero umuntu arakomeye. Wewe urakomeye cyane. Nimba umuntu ashobora kwanga Imana yamure, bivuga ngo umuntu afitamo amahitamo akomeye yo kwanga Imana, kandi Imana igahunga, kandi ariyo yamure umuntu we akavuga ngo nanze Imana, Imana igahunga kandi aho. Nukuvuga ngo rero muri wewe hari umwuka wawe ubitemo amahitamo yo kwemerera umwuka uwo ari wo ugomba gukorera mu mutima wawe. Ariko iyo myuka yombi iba mu muntu, ihora irwana buri munsi. Rero umwuka uganjije unesheje niwe uziyobora umubiri. Turi kumwe? Amen.